ubwo ubuzima burakomeza nkajya njya gukora nkabyuka saa 7 n'igice cyangwa saa 8 n'igice bitewe n'igihe imari hagerera nkataha saa 3 za nijoro nkajya mu buzima busanzwe kuko Imana yaramfashije navuga ko ari nk'umutima yampaye kuko ukundinda gusubira inyuma ibintu byose byabaga n'ibibazo byangeragaho nahitaga mbyakira vuba nkumva bigomba kubaho nkumva n'impamvu bibaye nkumva n'umugambi wayo kuko nakundaga kujya gusenga bakatwigisha ngo ubundi ngibigeragezo ngiyo bije ngo nicyo kikwereka kuri umukristo ndetse ngo bigerageze iyo bije ngo nibyo bidusubinikira ku Mana nkumva rero ubwo mfite ibigeragezo byinshi nkumva ndi kumwe n'Imana bigatuma nkomera rero nkasa nk'ubyirengagiza yega kuko bitekereza nikabura ariko Imana yamaga umutima nkabasha kwakira ubwo buzima bwose ntabwo byoroshye yari inzira y'umusaraba inzira y'umusaraba rwose nibyo pe kubera ko ari umuririmbyi aririmbye ngo umusaraba niwo bendera ngo ryacu twabakishijwe ngo tumaze gukizwa ngo twemera n'isoni zawo kubera ko umusaraba ariwo nyine twebwe abizera ari nawe utuneshereza nyine twemera isoni zawo niyo mpamvu twambaye ubusa nkiri mu isi ntago nigeze nambara ubusa wenda nubwo nambaraga mini nkambara ibyo byose ariko nayiguraga kubera ko ababyeyi nyine bayishira abagabo mama nyine akaga kutubwira akazi ngo ariko njye mbizi noneho nkagenda ngafata byeri imwe nkayiraza kuri sima hari ukuntu uraza byeri kuri sima bwacya ibiryoshye numvaga iryoshye nyine mva mu gitondo nyine bagataka nti nta wundi ni muhoze kuko bagasanga icupa riri mu cyumba cyacu nyine nayinyweye ariko nshima Imana pe ko ari gacupa ari indirimbo njya numva ivuga ngo gacupa keza gacupa kanjye ngo ndekura nigiri wacu muho ntago kakurekuraga ntago katekuraga kuko nyine tuzi itambere yatumenya amazina itakabiri yaduhaye agakiza itagatatu yatugabiye umurimo wayo itakanimana izaduha n'ubugingo nimumure yemwe nimuhumure nimumure yemwe nimuhumure tuzi itambere yatumenya amazina itakabiri yaduhaye agakiza itagatatu yatugabiye umurimo wayo itakanimana izaduha n'ubugingo bakomeza Yesu agira ati ibuka ijambo Uwiteka yatubwiye turi Kadeshi Baruneya ibyo bituma badacogora kare bakomeza Yesu agira ati we ibuka ijambo Uwiteka yatubwiye turi Kadeshi Baruneya ibyo bituma badacogora ijambo ryawe rirakomeye ryimura imisozi itabimenye rikayubika uburakari ijambo ryawe rirakomeye sibyo gusa ryatumaza umubabaro sibyo gusa ryaduhaye n'agaciro ushimwe ushimwe ushimwe
ushimwe mana yacu yarakoze ijambo ryawe rirakomeye ryimura imisozi itabimenye rikayubika n'uburakari ijambo ryawe rirakomeye sibyo gusa ryatumaza umubabaro we sibyo gusa ryaduhaye n'agaciro ushimwe 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 mana yacu warakoze ushimwe mana yacu warakoze ushimwe mana yacu warakoze Imana ishimwe. Twavuga ngo Imana ihabwe icyubahiro. Clemence rwose murumva dushyize mu mavuta ko biri kose. Bakunzi ba Karos TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko bisanzwe tugarutse imbere ya kamera za Karos TV tuje kuganira ndetse no kuvugana ku by'umurimo w'Imana. Rero turakwibutsa gukora subscribe kugira ngo uzajye ubona ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya bwiza n'ibiganiro tuzajya tugirana n'abakozi b'Imana. Turagusabye rero kugira ngo ukoreshe ushayaringe abantu babone amakuru cyangwa se ibiganiro byiza byerekeye iyobokamana kugira ngo abantu bave mu byaha ndetse n'abababaye bababajwe n'isi cyangwa se bahora bihebye baruhuke kuko Kristo Yesu yaje aje gushaka intama yazimiye. Bivuga ngo rero nawe uraba ubaye umwe mu bavuga butumwa bavuze ubutumwa bwiza. Imbere ya kamera za Karos TV murabona abakozi b'Imana basize amavuta y'Imana, no kuvuga ngo bubaha Imana ndetse n'ikibigaragaza murabibona. Ubwo rero twabazanye kugira ngo nabo babashe kuvuga tuganire bavugaho Imana yabakuye ko aba bose ndahamya neza ko ari abakristo kandi bahamya Imana ishobora byose. Reka rero ni bandi, reka batwibwire duhereye kuri uyu mukobwa. Murakoze, nitwa Mwiza Clemence, niranira Kimisagara ya kabiri, ntuye Kimisagara, nanjye ngo ndagukorera Imana. Murakoze. Yitwa Clemence, akorera umurimo w'Imana Kimisagara. Mu Clemence ni muri hetorero na ADPR. Clemence akorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR. Hirya ibumoso bwe murabona undi mukozi w'Imana nawe usize amavuta muramuzi, abantu bagiye bareba ibiganiro bitandukanye, nawe nagira ngo abashe kutwibwira. Murakoze, amazina ni Rasheli, ntuye Kimisagara, nkorera umurimo w'Imana mu cyahafi ADPR. Nawe ni umukobwa? Yego, ndi umukobwa. Imana ishimwe. Rasheli nawe muramuzi, ni umuntu uhamya aho Imana yamukuye, Imana imuha umugisha. Rero ese mukora umurimo ki? Duhereye kuri Clemence. Dukora umurimo w'uburirimbyi. Dukora umurimo w'uburirimbyi. Bivuga ngo n'ubu waririmba? Yego, naririmba. Rasheli nawe? Nanjye ndaririmba. Imana ishimwe cyane. Murabona rero iyo babonye isura ndetse nuko bubahishije Imana cyangwa se bateze ibitambaro, murabona ko ari abakristo. Clemence, buriya mbere yuko wenda tuguha kugira ngo ushyire mu njyana, ndabona uteze igitambaro mu buryo bwiza cyane mu buryo bw'abarokore. Igitambaro kimara iki? Igitambaro kuri twebwe abarokore cyangwa twebwe abizera, twebwe mundi ni umwambaro wacu bwite. Bishoboka kuba abandi batumva ko ari bwite, ariko twebwe kuri twe ni bwite, kubera ko bigaragaza ko wambaye ukikwiza. Mbega kuri twe turagikunda kuko ni n'ikimenyetso kimwe kigaragaza abo turi bo. Uwisukishije n'uwiteza agatambaro wabasha kubatandukanya. Niyo mpamvu ngo ndi igitambaro rero kibasha kunandukanya n'abandi ndetse kigahamya n'uwo ndiwe. Murakoze.
Rasheli, kuri wowe ubona igitambaro cyunguye iki mu gakiza? igitambaro rero njyewe nagikunze ngeze muri ADPR kubera ko mbere ntarayizamo ari umuntu ugira imisatsi amenshi amarasta, ariko nkigera muri ADPR nabonye bitandukanye kuko ari itorero ry'umwuka. Uratubwiye ngo amarasta? Hari abantu batazi amarasta ayariyo, babikora batazi ayariyo. Wabasha kubaciramo gatoya kugira ngo? Amarasta ni imisatsi bagura bakayibohera ku musatsi wawe bwite, ntabwo aba ari umusatsi wawe, ni imisatsi bagura mu maduka bakayibohera ku musatsi wawe bwite, ibyo bita amarasta ariko bigiye bitandukanye. Hariyo njya mbona ijya gusa n'umweru, hari niyo mbona ari umukara. Wowe yakuberaga myiza ni iyihe? Njyewe nakundaga iy'umukara n'iy'umutuku. Iy'umutuku. Murabyumva rero, ni abakobwa bafite byinshi. Turagaruka mu kanya. Clemence agiye kubanza kudushyiriraho indirimbo. Ni umuhanzi dukunda cyane, nubwo akiri mutoya mu mpano, cyangwa se iyo tuvuga mutoya tuba tuvuga ko aba akeneye abamuzamura kugira ngo abashe gusohora indirimbo. Mbere rero yuko aririmba, turasaba umuntu wese waba yamufasha muri iyi mpano ye kugira ngo nawe ijye imbere abashe kuzamura ibi bihangano. Wabasha kumutera inkunga kugira ngo nanjye mbashe kuzamuka, mbashe kuvuga ubutumwa ndetse no gukorera Imana ndetse no kuririmba. Murakoze. Clemence, abakurikiye iki kiganiro kuri kamera za Karos TV, natwe twaye karibu. Ngaho geza kuri aba bantu icyo wabateguriye muri iyi ndirimbo. Tuzi itambere yatumenya amazina, icya kabiri yaduhaye agakiza, icya gatatu yatugabiye umurimo wayo, icya kane Imana izaduha n'ubugingo. Nimuhumure yemwe nimuhumure, nimuhumure yemwe nimuhumure, nimuhumure Imana iratuzi, itambere yatumenya amazina, icya kabiri yaduhaye agakiza, icya gatatu yatugabiye umurimo wayo, icya kane Imana izaduha n'ubugingo. Bakomeza Yesu agira ati, ibuka ijambo Uwiteka yatubwiye turi Kadeshi Baruneya, ibyo bituma badacogora. Kare bakomeza Yesu agira ati, we ibuka ijambo Uwiteka yatubwiye turi Kadeshi Baruneya, ibyo bituma badacogora. Ijambo ryawe rirakomeye, ryimura imisozi itabimenye, rikayubika uburakari. Ijambo ryawe rirakomeye, sibyo gusa ryatumaza umubabaro, sibyo gusa ryaduhaye n'agaciro,
ushimwe 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 mana yacu yarakoze ijambo ryawe rirakomeye ryimura imisozi itabimenye rikayubika n'uburakari ijambo ryawe rirakomeye sibyo gusa ryatumaza umubabaro we sibyo gusa ryaduhaye n'agaciro ushimwe 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 mana yacu warakoze ushimwe mana yacu warakoze ushimwe mana yacu warakoze Imana ishimwe. Twavuga ngo Imana ihabwe icyubahiro. Clemence rwose murumva dushyize mu mavuta ko biri kose murumva biraryoshye ushimwe mana yacu warakoze. Imana yarakoze. Yawumvise iyi ndirimbo cyangwa se ujya kuyihimba wari ushingiye kuki? Nari nshingiye mbega nari ndi mu bihe navuga ibihe byiza byo gusenga. Mu bihe byiza byo gusenga rero ncubiza amaso inyuma nsanga hari byinshi Imana yakoze, nsanga hari byinshi yakoze no kumara umubabaro birimo, ndetse nsanga muri byinshi yakoze mbega mbura uko mbigenza ndavuga ni basi reka mvuge mu ndirimbo kubera ukuntu byari bindenze. Yego sinabishyizemo byose ariko nshimiye Imana pe. Murakoze. Imana ishimwe. Rachel, iyi ndirimbo uyumvise ute? Iyi ndirimbo ifite amavuta. Yego. Abantu bari bakuri iki kiganiro ari bazango se mbere yuko Clemence Karamba mbere yuko ukizwa wari mu ntoki. Yewe mbere na mbere mbanje gushimira Imana yadusanze twigaragura mu ivata mbega turi mu byaha. Mbere na mbere rero nari umuntu ukunda isi, nkundaga ipantaro, nkunda kubyina, nkunda mini, nkunda kwisukisha, yewe nakundaga ubuzima buryoshye bwiza kuko n'umuntu wabwiraga gukizwa kuko ngewe nakunze kubwirwa kenshi gukizwa kubera ko ababyeyi banjye bari bakijijwe, nkakunda kubwirwa ngo kizwa. Uje kubimbwira nkamubwira nti mwisi mwijuru ntibaryoshya kwa satani ntibaryoshya nireka niryohereze nkiri mwisi. Nkumva rero niyo mahoro yanjye nkirepfo rero nibyo nakoraga. Abantu bakurikiye iki kiganiro ni cyiza cyane rwose, turakangura umuntu wese kugikurikira akakirangiza. Clemence, icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Natangiye ibyo byose mfite imyaka 12. 12. Clemence, kwari uri mutoya? Mbega murumva ko wari muto cyane kuko buriya mbere yuko umuntu aba umupagani niko tubyita wari ugeze mu kangahe? Yewe natangiye ibyo bintu byose mu makarabu yo kubyina nari ngeze mu wa 3 kubera ko ishuri ntago narihaga agaciro cyane kubera ko numvaga umuziki ari wumva mu maraso. Akenshi na kenshi nabaga ndi mu muziki nyine ariko nari ngeze mu wa 3 primaire. Okay, bakurikiye iki kiganiro murumva yuko Clemence yarari mutoya, murumva ko yatangiye ubuzima bwo kujya kubyina, gukora ndetse no kwinezeza ari muto cyane. Clemence, icyo gihe wari ufite ababyeyi bombi? Nari mbafite ariko kenshi ntago nakundaga kuba mu rugo, nabaga ahantu kwa mama wacu. Kubera ko mu rugo ho ntago babishimaga. Tante wanjye we yarabikundaga kuko nawe mbega twarasaga. Noneho agakunda kumbwira ntiyizire, yambwira yizire koko nkiyizira. Naho rero kuko nari mbafite. Rachel, wowe byagenze gute mu buzima bwawe mbere yuko ukizwa? Kuko mbere yuko iyo dukijwe tuba dufite aho twaturutse, wowe byari bimeze gute? Njye nakuriye ku babyeyi, wabonaga n'umubyeyi umwe mwumvira, ariko ngeze mu myaka 14, 15 nibwo natangiye kumva nakwigenga, nibwo nagiye mu bintu bitandukanye, haba mu bigare byo kunywa inzoga,
nkagenda mu bigare bibi bya bindi navuze by'imisatsi, nabwo natangiye kwisukisha, nibwo nanywaga nkasinda, gusa kubyina byo ntabwo nabikoze, ariko nanywaga ikintu cyitwa inzoga nkasinda kandi nkiri umwana mutoya. Inzoga waba waranyweye kuko urumva habaho inzoga nyinshi, ariko nk'inzoga waba waranyweye kumva ko unyweye nyakuri ni ya bwoko ki? Nakundaga turubo. Wigeze unywa Primus? Narazinywaga ariko zo numvaga zitaryoshye cyane nka turubo. Ko ntabwo zabaga zikaze. Oya, ntabwo zabaga zikaze nka turubo. Turubo n'ubundi nizo numvaga ari inzoga indyoheye. Wenda muri ubwo buzima bwo kuba waranywaga inzoga nta kintu wenda kigeze kikubaho mu buryo kurumva iyo unywa inzoga inzoga bazita ibiyobyabwenge, ntagiye wenda byaba byaratumye uhangana n'umuryango mu rugo cyangwa se leta? Ikintu nzi cyambayeho kibi ni uko nanyweye nkasinda amafaranga nacuruje, ko nakoraga no mu kabari bakayiba, nserera na boss, rangira n'akazi nkavuyeho. Rero ababyeyi bo urumva ntabwo icyo gihe twabanaga, ngo nari narahisemo ubuzima bwo kwibana kubera ibindi bibazo biba biri mu muryango. Rero nagiye kwibana mpita ntangira ikintu cyitwa uburara. Urumva ntabwo wanywa inzoga uri umwana mutoya ngo ube ukiri muzima mu mutwe, uba ufite ibigare mugendana bitagufitiye akamaro, bitakungura n'ubwenge, bameze nkawe mbese ujya aho wumva ubwenge bwawe bukuyobora. Nanywaga inzoga, nkora mu kabari, urumva bwari ubuzima bubi kuri njyewe. Ego ababyeyi wenda nubwo babaga banyitayeho ariko si cyane, wenda umwe mama niwe wumvaga ntabikora, ariko nawe ntabwo byinshi nakoraga ntabwo yabaga bizi. Urumva ko byari bikomeye Rachel. Muri ubwo buzima nk'ikintu cyaba cyarakubabaje ukumva mbega mu buryo urubishoboye wabireka, ni igiki niba ni ntabanga? Ikintu cyambabaje muri ubwo buzima nabayeho ntarakizwa. Hari umuhungu twakundanaga, yari mutoya nanjye ndi mutoya, we yari afite 19 njye mfite 16. Dupanga kwishyingira, turakundana pe, twari dukundanye nk'imyaka 2. Rero aza kunshuka turaryamana, dufitanye gahunda yo kwishyingira, kubera ko numvaga rero n'ubundi tugiye kubana, numvaga nta kibazo, ariko kubera wa mugambi Imana bifite ku muntu ntago byabaye, kuko nyuma naje kugira impamvu ituma mitangenda, birangira rero tutabanye. Uvuga ngo icyo gihe wumvaga nyine ugiye kuba umugore ufite 16? Yego, nari mbyiteguye, kubera ko n'ubundi nabonaga ubuzima ndimo nkabona ni bubi, kubera ko no mu miryango nyine yari yatari, nkabona rero nta kundi, mva nyine ngiye kuba mu rugo rwanjye, ariko kubera umugambi w'Imana ntibyakunda. Urumva mu buzima bwari bukomeye, urumva ko wari ufite igikomere. Muri icyo gikomere nkeka mu buryo abantu kuri iki kiganiro mbega hari uhise atekereza ati se yaba yari afite ababyeyi muri ubwo buryo? Ababyeyi nari mbafite ariko ntabwo babanaga. Mama yabaga mu Mutara, papa we yabaga i Bugesera, ntabwo babanaga. Papa we afite undi mugore. Papa we afite undi mugore, bivuga ngo we mbega baga mu buzima wowe nyuma yaho mama wawe atandukaniye na papa wawe agahitamo kuzana undi mugore, wabyakiriye ute kugira ngo uwo kuko mu myaka wabayemo wagiyemo wageraho ugambira kuba washaka ukiri muto, nuko ari ubuzima bukomeye wari ubayemo? Nyuma mbega ubonye so cyangwa se papa wawe azanye undi mugore, mbega wahise wumva bimeze gute? Azana umugore rero ntabwo nari mukuru ku buryo nabyibazaho, kubera ko njye namenye ubwenge nsanga papa abana n'undi mugore. Babanye na mama ndakeka n'umwaka utarageze, kuko mama yambyaye baratandukanye. Numva mama yambyaye ari we wenyine
niwe wandeze. Nabonye papa afite imyaka 7, nasanze afite undi mugore n'undi mwana barabyaye, ntago nari kubyibaza kuko ntago nari mbizi. Hanyuma ubwo no kuvuga ngo nibwo wagiye aho ngaho kwa papa wawe, uhageze yakwakiriye ate? Nagezeyo rero ari mama njyanye, arambwira ati ngwino njya kwereka papa wawe. Numvaga mfite amatsiko yo kureba umuntu witwa papa. Naragiye nyine ndamubona, nitwaga amazina ahita yahindura, mfite imyaka 7 nawanyita iryiwe. Okay, mama nsigaye nyine naravuga ati azatangira ishuri uba hano. Narahagumye ntangirana n'ubuzima nyine bwo kurerwa n'umubyeyi utarambyaye w'umumama. Urumva nabaga nigunze nyine bitewe nuko nakuze nisanzuye kuri mama, nabaga nigunze. Rero ubwo naje gukura ntangira ishuri ariho ndi, natangiye ishuri mfite imyaka 8. Urumva nari maze gukura kubera nyine no kundangarana kw'ababyeyi. Ubwo rero narakomeje ndiga, ni ubuzima butandukanye sinzi nimba nabuvuga bwose. Uracamo nanje. Rero narakomeje ndiga, niga mu wa mbere, mu wa kabiri, ariko ubuzima bukomeye, njya kuragira inka nkererwa nkagera ku ishuri nkakubitwa. Rero byari bikomeye kuko ndibuka umwenda mama yanjyanyeyo nambaye. Nasubiye kwa mama afite imyaka 12, hafi aho ngaho hafi 13, ariko nasubiye ari wo nyambaye ko basiganiraga kungurira umwenda. Abantu bakurikiye iki kiganiro murumva ko bitari byoroshye, bajya bavuga ngo kurerwa na mukaso ntabwo byoroha, ariko ntabwo ari bose. Gusa murumva yuko twagira ngo tumenye, kuko urumva ko Rachel aho yagira ngo yishingira afite imyaka 16 ashake yubaka urugo afite iyo myaka. Urumva ko n'ubuzima buba bwatangiye bugoye. Rachel, urumva ko waje ufite imyaka 7 ugera muri 13 cyambaye wa mwambaro, kandi uragira inka uniga, mbega bwari ubuzima bubi. Eske nka papa wawe wari uhari? Urumva ko imibanire yawe yiwe na madamu na n'uwo mubyeyi cyangwa se uwo mugore babanaga yari imeze gute? Mbega ntabwo twinjira mu muryango hagati yo kugufata uko yari agufashe nabo yari yarabyaye, harimo tandukaniro ki? Tandukaniro, papa yari umuntu winywera inzoga. Yinyweraga inzoga, ibintu byo mu rugo ntago wabimubazaga. We gusa yumvaga bamubwira ngo umunyu washize, ibyo ngibyo, ubundi akamenya ngo twari ibyo gusa. Ubundi byo kuvanga barambaranga ibiki oya, kubera ko umubyeyi we umwana bari afitanye n'umwe, we yamenyaga kumugurira imyenda kuko ntiyambaraga ubusa. Ndibuka nje nikanzu niganaga ishuri, ni umukobwa we wayimpaye. Umukobwa yari afite mukuru, niwe wayimpaye. Ndibuka nayo yaracitse, nishimye nzi ko bagiye kungurira inifomo, ahubwo barayidoda. Ndinda nsubira mu rugo nta mwenda banguriye. Rero ukuntu bari babanyeho ni ibisanzwe nyine, nta bintu byo kwaka papa ngo amafaranga oya, kuko niyo yabaga yafite we yinyweraga inzoga gusa. Ni bababyeyi nyine usanga batita ku muryango, batamenye uko baramutse nuko biriwe, ageraga mu gitondo agatanga 5 za nijoro gutyo. Vuga ngo ubuzima bubi wabayemo nibwo bwari butumye ufata ya myanzuro. Imyanzuro aho ngaho urumva aho nari nkiri mutoya. Hari n'ibindi byinshi wenda byaciyeho ni birebire ntago nabivuga byose. Tuzaguha umwanya ubivuge. Bantu mukurikiye iki kiganiro, niba wubatse uri umugabo, biragusaba kuba hafi y'umugore ndetse n'umwana. Ndetse ndagukangura kuba utamushakiraho utashakira mu bana undi mugore, kuko bituma umuryango wangirika. Uwuzanye yabyaye ari igihe adafata babandi usanze cyangwa se asanze neza, bigatuma abana bakomereka bakaba ibirara, kuko ubwo buzima nibwo butuma muri sosiyete abana bakura nabi, bigatuma kariyeri yabo itaba nziza. Mu buryo bufatika rero nakwibutsa ko umwana ari umutware. Uko ari uyu munsi ejo ntabwo ariko akomeza, ahubwo Imana igenda imuzamura. Ariko iyo byagizweho uruhare n'umubyeyi biba byiza.
ya Rachel. Nuko rero twakwibanza mu kanya wenda turagaruka kuri Clemence nyuma yaho wenda uviriye kuwo musore cyangwa ndumva mwese mwari abana ubuzima bwe wese ubwakira gute ko nari nakwaje icyakubabaje mu buzima wahise ubuzima bwe bwakira gute cyambabaje nacyo kirimo ariko ni ibintu bindi bibiri byambabaje ubuzima nabayemo ni icyo ngicyo ko ukuntu nabayeho na mama nabi kandi mu rugo kwa papa mu by'ukuri mu bigaragara ntago hari habuze ikintu ku buryo wavuga ngo ndashaka umwenda ukawubura ikintu cyagaragaraga cyo nuko batari banyitayeho kuko ndibuka bajya kugurira abana imyenda baguriye umukobwa wabaga mu rugo na murumuna wanjye agurira imyenda isa buri muntu isa njyewe uwo mubyeyi yaragiye agura ijipo n'agapira papa aramubaza ngo ese babiguza ngahe aravuga ngo nimba babiguze ngo 1000 baraserera guhera icyo gihe ntago bigeze bongera kungurira umwenda noneho rero ubwo ngubwo ubuzima bwambabaje cyane n'ubuzima nabayemo na mama kandi nzi ko kwa papa nta kintu kihabuze n'ishuri nkarivamo nkiri mutoya karangira ntize ribuka wenda wavuye mu ishuri ufite imyaka ingana yari mfite 14 ya igihe watangiriye kunywa inzoga hari mu gihe kingana iki natangiye mfite 15 wagarukiye mu wakangaye niba atari ni mu wakane primaire numva ko butari ubuzima bworoshye kuko wenda n'iyo myaka nize nayo nayize ari hatari rimwe na rimwe nkasiba ubundi nkakerwa bakanyirukana nkasibira gutyo gutyo Clemence mbega mu buzima urumva ko Rachel atubwiye icyamubabaje mu buzima kuko nawe mu buzima bwo kugira ngo uhimbize indirimbo kandi no kugira ngo wenda wumve wiyakiriye mbere yuko wakira Kristo kuko tubwiye ko utemeraga ko mbega wanakizwa wowe mu buzima uhereye wenda hari ibyagiye bikubabaza abantu bakurikiye iki kiganiro kugira ngo kwara abana bameze nkawe bari mu buzima nk'ubwo mwe mwarimo ni nayo mpamvu iki kiganiro twagikoranye kugira ngo mbega tuve hasi tumenye n'agakiza igihe umuntu yakiriye agakiza Clemence we mbega uhereye gutyo ubuzima bwawe bwabanje kugenda yego njye nyiri mu byaha ikintu cya mbere cyambabaje njyewe mu buzima busanzwe bwo mu byaha nakundaga inzoga cyane no kubyina noneho nakundaga byeri y'amapine noneho papa wanjye yaje kugera igihe nawe aza kugwa noneho papa wanjye we yaguye yarambyaye bambyaye we yaraguye ariko tutabizi ariko mama wakiri umurokore noneho njye na papa twajya tujyana yakaka Noresi nge nkakabyere turi kumwe mu kabara akambaza ndise ari nge nawe ninde mugabo nimba udashoboye nge nkaba nshoboye ntibamiye hari ibyari yari y'amapine n'iyindi yari y'ubuhere nizo zakundaga kuryoha noneho rero ikintu cyambabaje nyiri aho ngaho ni umunwa wanjye rimwe twagize gutya turagenda nyine byo gusinda turasinda nyine twumvaga ari bwo buzima bwacu noneho ngeze hagati turi gutaha umubyeyi we yaratahaga nge nkajya mu nshuti umubyeyi wacu we iyo nyine twaratemberaga azi ko ndi umwana uri bufate fanta atazi ko nyine ko ndi bufate icyo ngicyo mu bantu wenda ndi butinye ahubwo akaba ari cyo mfata kiruta iki we akagenda mu rugo izisigaye akazinywa nge nkajya mu nshuti noneho dutashye turagenda tugeze mu nzira nibwo naguye ahantu hari ku gipangu ukuntu ndamanuka ngo hasi mu mabuye hariya bazamuriraho ibipangu hano ku munwa hano umunwa urasaduka n'akanwa ngo hano hari inkovu harasaduka umunwa uvaho nyamunwa uvaho ubwo nayo imaze iminsi mbwira umuntu uduhuye mu nzira arambwira ngo wanze gukizwa ngo none uzakizwa nabi
uwo mama araza nyine ajyana kwa muganga, muganga akajya amubwira ni se ko ntabona n'umunwa nta n'inyama ndadodaye. Mama aramubwira ugomba gusana. Nibwo rero bafatanyije baradoda nabirwaye hafi umwaka kubera ko baradoze iminwa barayifatanya, bajya bangaburira bagafata igiti bagacengeza mu kanwa bagasunikamo ibiryo kubera ko sinabashaga kuzamura umunwa cyangwa kubumbura. burya uzi ko najyaga mbona izo nkovu ariko ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Bo mu buryo bufatika ni inzoga. Rero abantu bakiri mu byaha murumva ko bitaba byoroshye nyine, urumva byahise biba ngombwa ko umunwa wari washwanyutse. Wari washwanyutse kuko no kwa muganga banjyanye ku ivuriro rimwe riranye, babanje kwa mansera barananirwa, banjyana mu gapirive kari gahari gashyashya kari kahadutse. Umudogiteri waho niwe abandi baravuze ngo ntabwo twamukora kubera ko naravaga nagize umunwa no mu mazuru hava amaraso no mu matwi hakajya hava amaraso. Umutwe wari wamena naho hari hamenetse. Ubwo rero barandoda nibwo umunwa nagize umwaka ushize nibwo hongeye kuba umunwa, ariko inkovu nazo zigenda zikira. Bivuga ngo umunwa ufite ni uwa kabiri. Ngo ni uwa kabiri. Ariko banzeho Imana icyubahiro. Imana ishimwe pe, yarakoze. Urumva rero nyuma urumva urashwanyutse usadutse umunwa. Ese nyuma yo gusaduka umunwa warakomeje unywa inzoga? Narakomeje, ntabwo nashoboye kubireka kubera ko narazikundaga, numvaga ziryoshye. Njyewe ndo mu rugo baraziguraga, iyo papa nyine yayiguraga kubera ko ababyeyi nyine bayishira abagabo. Mama nyine akaza kutubwira akazinywa ariko njye mbizi. Noneho nkagenda ngafata byeri imwe nkayiraza kuri sima. Hari ukuntu uraza byeri kuri sima bwacya ibiryoshye, numvaga iryoshye nyine. Mva mu gitondo nyine bagataka nti nta wundi ni muhoze, koko bagasanga icupa riri mu cyumba cyacu nyine nayinyweye, ariko nshima Imana pe ko ari gacupa. Ari indirimbo njya numva ivuga ngo gacupa keza gacupa kanjye ngo ndekura nigiri iwacu. Muho ntago kakurekuraga? Ntago katekuraga kuko nyine amafaranga nyine nabaga mfite nanjye sinzi aho nayakuraga pe. Mu rugo nabakaga amafaranga kuko bari bayafite ntago bayanyimaga. Noneho nababwira ngo ngiye kuyakoresha ikintu, yewe nabateraga ibipundo nanjye nazaho biva. Amubwira ni mama rero ibi nibi na papa, bakumva ni umushinga koko. Ngaho ngewe mfite gahunda yo kujya kuyinywera nkataha nayamaze, natahaga ari uko nashiriwe. Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Niba ari ntabanga. Yewe icyo gihe ndi muri 14 kubera ko 12 nyine yaratambutse ndagenda nkajya njya no kwiga nzinywa. 14. Icyo gihe wari ufite igihagararo kimeze gute? Mbere narakizwa nari muto. Wazinywaga uri muto? Nazinywaga ndi mutoya, nari mfite igara riringaniye pe. Mboga nako ni mutoya natari na munini, mbega niko nanganaga. Bivuga ngo no kuvuga ngo reka leta ibuza abantu kujya kunywa inzoga ari abana bato batarakwiza imyaka 18. Ntabwo icyo gihe se byariho? Byariho, byari binabujijwe, ariko twebwe nyine nk'abana babyiruka tuba twumva ko nyine ubuzima bwose bagomba dufite n'uburenganzira. Tukumva nyine kunywa ikintu cyose dushatse bagomba kugiduha, ariko twebwe ni imyumvire yacu nyamara siko biba biri. Kukumva ko inzoga mama yarariraga akambwira ni muwamba bari ugakizwa. Wene se mama mwijuru ntibaryoshya, mwisi ntibaryoshya, mwishi niho baryoshya, ndetse no kwa satani ntibaryoshya. Ningi kuzimu nzakubitwa kuko ijuru sindyiteze bitewe n'ibyo nkora. Nkamubwira nti rero ndeka ninywera, akambwira ngo nyamara uzakiza. Ahubwo mbere nk'ababa ndi twahuye, ubwo yabimbwiraga mfite n'undi twahuye. Bose rero nababwiraga iryo jambo. Muhoza niba atari ibanga kuko ari nabandi batumwaho. Nanjye wenda arabe Imana igidutumaho batarakizwa. Iyo Imana bikubwi, iyo umuntu yakubwiraga ngo Imana imgutumyeho, Muhoza ubifataga gute? Yewe
yego mu rugo bari abarokore ariko nyine numvaga ari ibintu bisekeje. Abana se Imana ibaye mu ijuru nibaye bubatse umunara barayibura ubwo si bw'Imana ibaye. Nkumva nyine ni ibintu bisekeje. Noneho nakumva mama ari gusenga nijoro bari kuvuga Imana. Nkumva noneho umuntu araje mu gitondo ngo Imana yambwiye. Nabaga nicaye muri saro bakamubwira ndabyibuka ari umugabo wo mu cyaha hafi ugendera ku mbago niyo waje kuhanurira mama. Icyo gihe mama aramaze igihe arira. Ubwo ngubwo na musaza wanjye wundi nawe yaratangiye kunkurikira kubera ko nabateraga igipindu nkababwira uburyo ari byiza. Umuntu uri mu ibyo bintu yakubwiye ibintu uba wumva ari ibintu byiza kumva ni ibintu bikomeye ariko nta kiza kiba kirimo pe kuko nacitse umunwa sinakumva bitewe n'uburyo byari byaranduroze mu bwonko. Noneho araza abwira mama ngo wirira ngo kuko ngo uyu mwana wawe wirirwa ukureza ngo azaririmba ndetse n'abamukurikiye b'abakobwa bazaririmba ndetse n'abahungu bazaba bavuga butumwa. Nicaye muri saro mama icyo gihe ari mu cyumba ndamureba ngo nzaririmba ngo ni jyewe se cyangwa nitishimira ubwo ni mukuru wanjye hanga ngo wowe yandi njyewe ndazeka nanone nk'uko byari bisanzwe nseka ndasohoka ndagenda ngo nyine mama arabibika ndagenda nyine ubuzima burakomeza ninkomeza ninywena inzoga. Burya ya mpano naho yaturutse. Yewe no muzisi rwose naraziririmba gukagira ngo nizanjye. Ntabwo mvaga uzaba umuhanzi w'isi se abo twita bisi. Ubuzima bwanjye mu bintu byo kuba umuhanzi ntabwo numvaga bindimo ahubwo numvaga nsanziririmba nkazibyina nkumva nibwo buzima bwanjye. Moho hari abantu mwabyinanaga icyo gihe mbega nabo mwajyaga mujyana muri ako gakungu ko kunywa inzoga? Barabafana. Baragufanaga. Twese twarafananaga nyine ubwo twarafashanyaga nyine twarahuzaga. Iyo twaburaga amafaranga tukabona ubukene bwateye twaguraga akantu k'akabogisi tukabikamo ibiceri tukazakamena noneho iyo tumennye akaba ari tujya kunywera. Muri ubwo buzima muhoza urumva ko wanywaga inzoga wenda mu bundi buzima ukumva ntacyo bitwaye iyo harimo kuryoshya mbega umuntu agenda ahura na byinshi nk'ikintu waba warahuye nacyo muri uko kuryoshya kikakubabaza ndetse ukumva hajemo mu muntu hazamo ijwi rikaba ugahita wumva nawe bikubayeho wakizwa kuko twese twagendaga twanga Imana ariko bikagera ubwo tuvuga ngo akagira ikibazo uhura nacyo tuvuga ati yewe umenya byemeye iki nkivuyemo nakizwa ntabwo iri jambo ryigeze wenda nk'icyakubabaje nta cyambabaje kirahari pe uko mwabo bantu twahuraga nyine bahanuzi barambwira ni wanze gukizwa ariko uzaza nabi. Nzaza nabi sankiramo umugozi se nkumva noneho baravuga ngo ngiye wanze gukizwa ngo Imana ikuvuna akaguru noneho kubera ko ntizeraga kibaho numvaga ko nyine izaza rimwe nyine ngo uje kuducira urubanza. Noneho nararyoshyaga kuko numvaga bitewe n'ibyo mama yavugaga abantu bazajya mu ijuru bakora nkumva nge sinzarijyamo bikanira umwete wo gukomeza gukorera uwo nayobotse. None ikintu cyambabaje n'umunwa wanjye waracitse ubaho barateranya noneho nk'uko kugwa hasi banjyanaga kwa muganga mvuga ni ntubanza ari y'Imana ntabwo navugaga ngo ndakizwa ntubanza ari y'Imana nize turahuye nize ko nayibonye ntubanza ari y'Imana nageze kwa muganga ari ibyo niberemo mu mutima ariko nabivugaga mu mutima kuko sinavugaga ngo ijwi risohoke nta mwuka nari mfite yewe numvaga nyine mu mutima wanjye niho nabivugiraga kuko sinavugaga mbega nuko ni mu mutima gusa nicyo kintu cyambabaje umunwa wanjye. Wari wumva umuntu uca umugani avuga ngo uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo? yewe windura n'inzira yego twanywaga inzoga twige twakundaga gukora ibidega tukagenda twasanga utetse inkono yawe tukayitwara nta kintu bitubwiye tukagenda twasanga abana babasara abantu twari duturanye bitwaga ba mama Karine bagasigira abana ibishyimbo ngo babiteke noneho twebwe tukumva
guserereza abantu no kubatesha umutwe n'ibyo mahoro yacu tukagenda tugafata uturorerwamo dutonya tukagenda tukereka abana bakireba tugafata bamwe bakajijisha abana abandi bagaterura za safuriya y'ibishyimbo tukagenda tukabimena inyuma y'ibindi tukabirya twitwazaga umunyu twabaga mbega twatwaraga ikintu bitewe n'icyo tugiye guterura nimba ari ibiryo ubwo ngubwo twatwaraga insahane cyangwa nimba ari ibishyimbo tukitwaza umunyu icyo genda byibuka twarakubiswe umuyobozi w'umudugudu we wadukubise ariko ntabwo ntitwabicika ubwo rero ni hatari muhoze ko byari bikomeye ni Imana pe ni Imana. hanyuma icyo gihe mama yarakiriho mama yarakiriho yirwaga ambwira ni buko kuzakizwa kuko ndabyibuka nanakizwa ndakundaga mini yewe nkambara mbini mama akambwira ngo ntayo nzakugurira noneho icyatumaga nkunda kwigira aho kwa tante nuko yanshyigikiraga yewe mvuge mini ararara yizanye mvuge kora ararara yizanye mvuge icupa turajya kuyinywa yari umukire afite amafaranga noneho yakundaga ari imyenda yari yaradutse ngo yamuca ikopa na mukondawuti none kubera ko nari mutoya narabyambaraga noneho nkambara n'udutufu ukambara na mucikopa ukambara mbega ukambara na mukondawuti ukagenda mu nzira wambaye kumva nibwo wambaye mbega muri ubwo buzima abantu bari nanjye ndetse ari abakurikiye iki kiganiro nanjye ngize amatsiko nkawe ubwawe iyo wamaraga nko kunywa nta bishuko wajyaga wumva by'abandi bantu kuko urumva akenshi bituma iyo uri mu kigare nanjye nakibayemo hari ukuntu ugira hazamo ibishuko bikaba byagushuka yego bibaho na kenshi pe kuko abo twagendanaga bose babyariye 10 umwe yabyariye 15 uwagendeye myinshi yagendeye 16 kuko no muri karitsiye iwacu twabagamo umukobwa ugendera imyaka myinshi mbega yagakoze ntakatihanganye agendera 16 ntabwo yagize ute yishingiye ubwo rero adakoze ubukwe noneho njyewe navuga ngo nyine ni Imana igirinda umuntu ikaturinda mu byo tugendamo byose ubwo twamaraga kunywa inzoga nyine mama yarambwiraga ntibasimuho nimba wumva izo nzoga zawe zakunaniye nimba na nyoko wanya gushyigikira njye sinakubuza noneho mama yabimbwiraga arira nkabona birababaje nkamubwira nari kumera uburizwa n'iki nyine twagiraga imvugo zihariye twagiraga imvugo zihariye nyine bamubwira ngo mere nk'ubwo uburizwa n'iki ngo muhungu urambabaza ntibasi uzirinde ujye unywa izo nzoga ubyine kuko mu rugo bakoreshaga ikirori buri wa gatandatu noneho njyewe nabaga nyoboye timu iri buze kubyina iwacu ubwo nyine amampuri nabaga ndi nayo nkajya no kuyatira kuko nayabaga hari bagiraga televiziyo gusa nkajya gutira ampuri kugira ngo bidunda tubyine twishimishe nkumva nibwo buzima noneho rero ubwo nyine mama akajya ambwira nti basi ujye winezeza unyaka ibyo ubonye ibyo ushaka byose ariko ujye wirinda noneho rero twamara gusinda aho ngaho tugiye gutaha abandi bakagenda ariko njye ngasinda nerekera mu rugo ava hari mere noneho yanyica fiye yarambwiraga ngo uramutse uzanye ikinyendaro ngo ntago cyariza umuhoro nkumva rero ubuhoro ni hatari nkareba muri karitsiye ukuntu babagurukana nkavuga ni nanjye yangurukana uriya musaza nyine bigatuma nirinda yego nubwo ibindi ntashoboraga kubirinda ariko hari byinshi nirindaga tujya twumva ko buriya mu buzima bubaho akenshi ikintu kibabaza iyo wanyweye inzoga nkeka ntatabi wanyweye atabi nanyweye noneho mu bintu bibabaza rero burya ni umukobwa urumva we buriya urumva karitsiye yose byari ibibazo we ntiwatekerezaga ko wenda ari karande yewe wanza ari karande pe kuko urumva nkeka muri iki gihe ntabwo umuntu wundi yoshywa n'abatamugira inshuti ahubwo za nshuti zo zitubwira gukora ibyaha kuko ikigare cyose ugendamo hari ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo ni abantu bajya bakunda kubivuga ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri we
bivuga ngo mw'icyo gihe mubo mwagendanaga nk'abashije kurokoka nkawe kurumva nkawe wari ugiye kuba amanyobwa Imana yarakurinze umuntu bari bushwanyuka ariko ubundi amenyo niyo yari kugira gute yewe ya nayo yari kuvamo usibye Imana nyine yabikoze yego nibyo mu bigare birashukana yewe mu bigare habamo ubusambanyi habamo amatabi yewe nuko kwambara ubusa niho nabikuraga ubwo businzi numvaga nyine kwinezeza nawe ari byo byiza kuko twirekuraga mbega iyo uri mw'icyo kigare amarangamutima yawe yose urayagaragaza wumva ari bwo buzima bwawe ariko nta buzima buba burimo pe nta buzima buba burimo kubera yuko iyo nza kwitonda sinjye mu kigare umunwa wanjye nari kuba mufite ndetse iyo twitonda twese tujye mw'icyo kigare hari abakiri abakobwa batabyaye harimo ababyaye kabiri ubu ngubu ubyaye kabiri wenda ageze muri 19 ubwo abyaye kabiri ariko abyarira iwabo uwashatsemo n'umwe ubana n'umugabo kandi nawe nyine ni ku nkoni n'imiguruko inyuma ni habi yewe sha nukuri pe ni habi nose twambaraga ubusa tukagenda mu nzira yewe mana ukumva cyane nyine ubuzima bwo mw'isi iyo urimo nyine bumva kuryoshya ari byo byiza kuko navuze ngo mu ijuru ntibaryoshya ndetse no kwa satani ntibaryoshya mu isi niho baryoshya twumvaga nyine tugomba kwinezeza tukumva nibwo buzima ariko nyamara twaje gusanga nta buzima ubu ngubu batarushye birirwa barira ubu batarira abana birirwa barira babura icyo babaha nyamara iyo tuza kwitonda ntabwo byari kuba bibaye nse nk'akaririmbo kiriya ariko kiriya nk'indirimbo wumvaga wenda icyo gihe wakundaga muzisi twite izisi yewe nakundaga indirimbo nakundaga indirimbo za Kofi ariko Kofi aje kuvaho bitewe na rinye twari tugezeho mw'uwo mwaka haza indirimbo bitaga ngo pakino ubwo rero nayikundaga kubi ubwo iyo twagendaga cyangwa mu rugo habaga ikirori ubwo nyine urumva niyo yabaga iyoboye yari ifite umuziki yewe yaradundaga cyane kumva nyine bitewe n'ikigoma kirimo gikupita nyine nakundaga ibintu numva bisakuza ibintu numva bitatuma umuntu atuza yewe mu rusaku indirimbo yabaga itarimo ibintu bidonda rwose ntabwo twakoranaga ariko muzi ko ari impano yawe uririmba yaturutse yewe twarazibyinaga nkazibyina nkumva nibwo buzima Kofi rero nza kumwibagirwa nigira aho pakina yewe tukajya nyine tuzipakina ubuzima bubwo rashe wowe mu buryo urumva ntiwabyinnye ntabwo wigeze ubyina ariko se burya iyo umuntu ari mu kabari nanjye ndibyo nkubwira nanjye byambagaho none iyo wabaga uri mu kabari bagashyiramo wenda indirimbo ushaka utabyina ariko hari icyo bavuga ngo burya ikirungo cy'inzoga ni ukubyina njyewe narazikundaga ariko ibintu byo kubyina ntabwo ngerega n'impamvu burananywaga inzoga nkakora no mu kabari njyewe ubundi nabiterwaga n'ubuzima ntabwo nabigiyemo ari uko mbikunze cyane ariko nyine nyuma naje kubikunda kubera ko niyo ntaza kubivamo ngo Imana ifate ubu ngubu mba ngeze kure no kubyina mba mbikora kubera ko n'izo ndirimbo njye narazikundaga ariko ushushanyije ko byari bimeze rashe ahubwo nihashimwe Yesu ubu bukiriho oya ntabwo mba nkiriho kuko nari nzamutse nabi uzamutse nabi kuko mu buhamya ufite nzi nanjye gato nuko wigeze no gufungwa narafunzwe nafungiwe hariya ku Murindi ase bagufunze utakanyweye oya ntabwo nari nakanyweye n'undi mugore wari wangambaniye avuga ko nari namushimutiye mwana ariko ntabwo byari byo nuko yarandimo ideni kugira ngo abone uko anyambura yakoraga mu rugo Imana ishimwe ko imenyekanishije ukuri kwayo yego Imana se Imana
ikintu Imana ikunda ibiryo byayo ni amashimwe. Ikintu nayishimira ni uko yankuye mu buzima bubi ikangira uwo ndi we ubu ngubu. Yampaye agakiza, iyo itaza kumva narapfuye se cyangwa se nkaba ndi mu buzima navuga bwa kirara bwo kwigenga, n'ubu ngubu nta mubyeyi wari kuba mvugisha ubu ngubu. Kubera ko wenda nk'ubu bashobora kumpamagara akansuhuza, ariko biba nk'icyo gihe bitewe n'ubuzima nakuremo n'ibyo nzi bagiye bankorera, ntabwo nari kubavugisha. Nuko nyine iyo uri mu gakiza Imana igutegeka no kubabarira. Imana ishimwe. Clemence, buriya ni uko nyuma yaho nk'ikintu wenda urumva ko bwari ubuzima butakoroheye kugira ngo ufate umwanzuro wo kwakira Yesu ugakizwa, byari binyuze mu iyihe nzira? Kurumva icyo gihe mama wawe yari agihari? Ikintu cyabiteye, mama yaje kugira igihe arwara bikomeye. Yarwaye ari njye uri mu rugo kuko nigaga n'ibyo byose nkabijyamo, ariko mama aza kurwara. Noneho yarwaye numva nyine nkajya mu barokore nkasenga bisanzwe nyine tujyanye, nkataha ariko nkumva irari ry'ibyo ndi gushaka kuvamo bikinkurura, ariko ntibimbuze kujya kunywa inzoga. Kubyina nsa nk'ubihagarika bitewe n'ukuntu byamubazaga, nkabona ararwaye nabwo bikamwongera ubundi burwayi. Kubera ko ababyeyi bagira munsi y'abana babo, hari igihe dukora ibiteye isoni tukibwira ko bidushimishije twebwe, ariko uwakubyaye bikamutera agahinda, bigatuma n'ibiryo ariye bitamufataho, ndetse bigatuma n'imyambaro yambaye akumva ntimunyuze n'ubuzima ntibumunejeje. Umugabo amuhaye amahoro, abana bamuhaye amahoro, ariko wowe ukamubuza amahoro. Ariyo yandini mbivuga ngo hari inami irwenda n'icyenda, ngo ariko imwe yivuyemo umwungeri bimutera kujya kurishaka. Ngo baramubaza nise ngo izo ufite 9 ntiziguhagije, arangira ababwira ngo nubwo ari imwe ariko ni yanjye. Dushima Imana rero. Ubwo ngubwo nyine mama aza kurwara, nangiye gukizwa, nkumva ariko ntibindimo nimbuze kunywa inzoga, ngerageze nyine kubyihatamo biranga. Noneho mama ageze igihe cyo gupfa, arangira arambwira ngo muho wambabariye mbere yuko mpfa ugakizwa. Imana kuko yararwaye ageze kure, ndamugana Imana nta kibazo reka nyizwe. Yewe ndagerageza nyine kubishakamo, ndagerageza. Haciyemo iminsi nk'amezi baramuroga. Bamaze kumuroga nta mwete nari mfite gusenga pe, baramuroga ndamurwaza, nkajya mva ku ishuri, ibyo bigare nari nangiye kubivamo, nkajya mva ku ishuri nkaza ngateka igikoma. Nta buzima bwanjye bubi bwose, mbega niho navuga ngo niho buzingiye, kuko niho nahise nangira kubabara byandi by'iminezero mbivamo. Noneho natamvuye ku ishuri nkaza ngateka igikoma, nigaga 2, nkateka igikoma, namara guteka igikoma nkamesa nkoza, kuko abavandimwe banjye babaga badahari. Noneho nyine kuko mama arwaye yagiraga ubukonje bwinshi cyane, nafataga imyenda ye, nkafata iyanjye, nkafata n'iy'abavandimwe ndetse n'iya papa, n'igikuvureri kimwe nyine gikomeye, nkabimworosa. Ariko kubimworosa imbeho nishire. Noneho akaba n'ingiye turi kumwe njyenyine, ibyombo biri hanze, amakaye ari mu ntebe, inzu zidakorobye, ibintu byose nyine akaza n'ingiye bikareba, kandi niga 2, ngomba kugenda nkabikora nkasubira no ku ishuri. Nyine ni rwa rugendo umukristo atangira byo kuvuga ni ntangiye urugendo, kandi iyo duhuye itangiye urugendo hari byinshi duhura nabyo. Ubwo nyine nibyo byari bitangiye. Mama ararwara ndamurwaza, nyine imiryango yumvaga ko atarwaye, twabahamagara nyine kuza, murabizi by'imiryango nyine. Mama nyine baza kumwimurira ahandi hantu bajya kumurwaza, ari naho yapfiriye. Ubwo rero bintera umurava, ndavuga ni basi nubwo mama adahari ngarebe koko nakijijwe, ariko kubw'ibi ngibi no kuba numyapfa atizeye ko nkishijwe neza. Yego yizeraga ko nkishijwe, kandi koko pe numvaga ntangiye gukizwa. Nawe nkamwereka, kuko mubwire ngo nago nzongera kwambara mini ntago yabyizeye. Yarambwiye ngo ufata imyenda uyitanga, imyenda ndayitanga. Arambwira ngo umuntu nakugurira ijipo ndende ukayambara. Yakoreraga ahantu nyine Sonatibe hariya mu Nyama kwa ba Didi.
noneho hari isoko ryahabaga aragenda ngurira ijipo pe itagira gahunda ngo arebe nimba nyambara, arayizana kubera ko ariyo ndende nagiraga nkirirwa nyambaye n'imipira wenda kubera ko yari ndende n'udupira nta mipira miremire nagiraga, n'umuremere yanguriraga narawucishaga ku mashini, noneho nkatebeza kugira ngo wa mupira mugufiya winjire mu ijipo kugira ngo bigaragare ko bimeze nk'ikanzu. Noneho mama akambwira ngo ntago nabyizera kuko n'abavandimwe barambwiraga ngo niwe wambaye ijipo ndende, noneho najya muri za nshuti zikambwira ngo wasaze kuko nakireba nkabona nasaze ariko nakibuka yamarira ya mama nkavuga ni naribi, ubwo ariko imvugo zo zari zitaranshiramo bwa ni naribi tugomba gupumuzika nyine tukagenda, ariko ngiye nambaye rumbiye. Icyo gihe kiza kugera barambwira ngo ntabwo twagendana nawe wambaye rumbiye, ubwo nabo babaranyanze kubera iki? Kubera rumbiye. Noneho mu rugo bakambwira nabo bakanserereza nkumva nabyo birambabaje, ariko kubera banza ari igihe cy'Imana cyari kigeze. Noneho mama aza gupfa mpita maranira kuvuga ni mama nubwo upfuye ndetse n'Imana izanshoboza sinzongeye gusubira inyuma, sinzambare mini, sinzongeye no kwambara ipantaro n'inzoga nyibagirwe. Nicyo kintu cyatumye mvuga ngo mfasha agakiza bikomeye. Yego wasanga ariyo saha ari Imana, ariko nicyo cyatumye mfata agakiza bikomeye. Nari narababajwe n'umunwa wanjye mu byaha nongera kubabazwa na mama wanjye apfuye. Uvuga ngo umwanzuro wo gukizwa niho waturutse? Niho nafatiye umwanzuro kuko navuze ni se mbabaza umuntu ariho mubabaze yanapfuye, kuko nyine twari dufite imyumvire yacu mu ibyo by'isi tukumva ko nyine ngo uyu muntu ari mu butaka ngo barimo atekereza natureba, kuko nangaga ijipo nkavuga ni ubu ngubu ndi kugenda mu butaka bari kundunguruka. Noneho nkumva ngomba kwambara ipantaro, iyo nambaraga ijipo nabona n'agashishi nkumva karambangamiye nkahita nsubira mu rugo kwambara ipantaro. Noneho na Satani nkumva nyine Satani aba ari kundeba, avuga ni Satani aba ari kutureba. Noneho myumvire nkashyiramo n'abandi ugasanga twajyanye nkababwira niyo mwambaye amajipo Satani arabarunguruka, nyine tukumva nibwo buzima tukambara amapantaro ngo Satani ataturunguruka, ndetse ari nabwo bwenge bwacu n'inshishi ngo zaraturungurukaga yewe twumva nyine tugomba kuryoshya mu mapantaro. Rero Muhoza ntabwo ari we wenyine, hari n'undi wumva ari gutyo, aba yumva nyine yambaye ijipo nasi yo wambaye umva mana yanjye ni atari nyine shitani agira byishashukisha undi. Hari n'umuwambara ibyo bigufi cyangwa se ayo mapataro avuga ngo ntaza kwirukanka bikaza kuba bibi mu buryo. Muri ubwo buryo umaze gukizwa urumva ko wahise ukizwa, wahise ubona bimwe wambaraga, wahise ubyiyumva muti mbega ubona nyuma ugeze urumva ari ukuntu ubu kubiswe n'igicu kigutwikiriye utazi umucyo, umaze kuvirwa n'umucyo wakiriye Yesu wahise wumva bimeze. Yego kureka ipantaro byari bigoye pe, nta muntu wiga ikintu ngo ahita agifata, yewe nta n'umuntu uvuga ngo ndetse mini ngo ahita yireka, nta n'uvuga ngo ndetse inzoga ngo mite nyireka, ahubwo nimba wanywaga 2 cyangwa 3 uragabanya, nimba wanywaga 2 uranywa, nimba wanywaga 1 uranywa karahure, gutyo gutyo ugenda unabyibuza hato na hato uyiyimura ushaka. Njye niko nabigenje, yewe ntanywaga nyinshi nyinshi, ariko nyine ngerageza kugenda ngabanya ngeraho, nyine ngeraho ngaho kubireka ni no gufashwa n'Imana. Yego naranywaga ko gake ariko nkasenga nkavuga ni Imana mbabarira umfashe ndeka inzoga. Iyo ntago narakizwaga ariko ntajya mu rusengero, nkavuga ngiye mu rusengero barakore nabonye barondora banyine bazaga gusengera mama nge nkajya mu cyumba, barambwira ngo ni nature, bambwire ngo zanzoga kandi ninzatura nkavuga ni Imana imbabarire, ya Mana yabo numva bavuga ngo iricivuna n'amaguru izanitsanga imbwire ngo ndi kwimenyera, kubera ko nyine nabyumvaga mu rugo ari kubikoresha cyane, ariko pe nta gupfa kubireka. Ariko ngiye nagiye mbikora gutyo ngenda ngabanya mbyibuza mbishaka, Imana nabimfashamo kubera ko nari mfite umwete wo kubireka iramimfasha. Muhoza none se uhereye nk'igihe kurumva ko wahise wageze ubwo Imana ibigufashamo,
niba wibuka neza nk'umwaka wumva wabiretse burundu, yamamine y'amapataro na za nzoga, waba wibuka umwaka? Mama yapfuye 2014 mu kwa gatandatu. Noneho ngewe natangiye kuva uwo munsi natangiye kubyibuza, kuko ndabyibuka mama apfa ntago nabyizeye, kuko mbere papa nyine nawe navuze ngo papa bakimbyara yari yatangiye kugira ute kugwa nawe aza mu byaha nk'inzoga. Noneho mama aza kumbyara papa yaraguye ariko atabizi. Noneho ngenza kuvuka papa atanyemera, kubera bya yakoraga akumva na mama narabikora, akumva uwo mwana uvutse suwe bitewe n'ibyo yakoraga. Ubwo rero mvuka papa nubwo twasangiraga nuko twahuzaga nyine imico, ariko ntago yankundaga, kuko tugerazaga mu bana batanu bose yangiza akambwira ngo wowe mbona utari uwanjye, akambwira ngo uzabwire nyoko ajye kugushakira siko. Uko byaneraga n'agahinda n'ibiryo bikananira, noneho nabyo bikanira avantage yo kwishimisha, bari n'ubundi nta data ngira n'uriya data sunundera. Noneho mama kubera ko nyine umuntu aguye nyine atoteza wandi ukiri umukristo kugira ngo abivemo, mama akajya bamukubita bakamuraza hanze. Noneho mu bana batanu akaba ari njye asohora ngo sinduwe. Noneho biza gucamo nyine nkavuga ni se mama nkundaga kapfuye ndabigenza. Hari naho nyine 2014 mu kwa gatandatu natangiye kubyibuza mfite umwete. Mu kwa mbere 2015 mu kuyambere niho byageze numva nabihaze, nkumva nagera no ku nzoga nkumviranuka cyane. N'ipantaro nari mfite ndasigaranye ipantaro imwe nakundaga ya cash bomb, umva narayikundaga n'agashati ka Obama, nkumva nyine sinzabita, nkumva bizambera nk'urwibutso, nkumva ndabisigarana nyine. Ariko sinzahana, nkumva naranze kubitanga, amamini narayatanze, andi mapantaro narayatanze, ariko nkumva nibyo byihariye nzakomeza gukunda, nkajya njya mu nzu nkabyambara, nkakenyeraho igitenge, nkumva nibyo byiza sinzabireka. Ariko nabyo umutima nyine uza kumbwira, nabyo sinzi ukuntu nabitanze, nsigarana yansize ubwo mfite amajipo 2 n'umupira byonyine mama. Ubwo nyine abari byama ari nabyo ngumana kugeza apfuye. Ubwo rero ku ya mbere nibwo nafashe umwanzuro, ubwo ngubwo nyine ndabireka byose, aribwo nakiraga Yesu nyine by'ukuri numva ndimo. Ntabwo byari byoroshye. Rasheli, ufata umwanzuro wo gukizwa, waba wibuka ikintu cyari kibiteye kugira ngo ukizwe neza? Ikintu cyamaye gukizwa nge ni umugambi w'Imana niko navuga, kubera ko ukuntu nakijijwe biratangaje. Ni nkaho hari umuntu wabaye ikiraro, Imana yamugize ikiraro nanjye mbona agakiza. Kubera ko icyo gihe nari ndi i Kigali, noneho njya gusura murumuna wa mama baga hano i Karama. Noneho ngezeyo mpuza nuko arimo kwimuka. Noneho yimukira ahantu mu rugo hari umupapa wavunitse, hakaba hari umumotari wazaga kumutwara kwa muganga. Umumotari rero yari umusore. Rero icyo gihe ngiye niyambariraga ipantaro bisanzwe n'imisatsi yanjye igwa mu mugongo. Umusore rero ko we yarasengaga, asengera mu barehoboti. Abonye rero ankunda asenga, ngiye n'umupagani ko navuga. Noneho yaka nimero yanjye, arampamagara turavugana, ambwira ko yankunze, arambwira se wajya wambara amajipo tukareba ko nawe yakubera, kuko njye nta jipo nimwe nagiraga, nambaraga ipantaro n'ikabutura. Noneho rero ubwo arambwira arashaka ko tumenyana, turamenyana, atangira kundarika, njya gusengera mu barehoboti njyayo. Noneho birangira na ya misatsi nyikuyeho, ariko ipantaro yanjye sinayireka, nayikuyeho hacamo igihe gitoya ndongera nyisubizaho. Noneho ubwo nahise njya mu kazi, arambwira se ako kazi wakaretse kuzabona kandi kazi keza. Navuga nti reka njyeyo nimbona ari kabi ndakubwira uzuntware. Rero aza kumpamagara arambwira ngo hari ahantu azi basenga ngo nze kuza anjyaneyo,
arambwira ngo ariko simbivuge, ndavuga nta kibazo. Noneho aza kuntwara Kicukiro kuko none nagiye mu kazi ndagasezera kuko ibintu byari biriho nabonaga ntabyihanganira. Noneho ubwo twaraje tugera hano Kimisagara, aparika moto yitwa kwa Karosi. Turinjira rero iki gihe basengeraga mu rugo. Noneho turinjira, yari yantiriye mama w'igitenge n'igitambaro kuko binjiragamo bateze ibitambaro. None ubwo rero twarinjiye mbona barimo barabyina, njyewe ariko nakundaga barokore ariko n'abasengeramo, mbona barabyina nkabona ni byiza. Ubwo rero numva baravuze ngo bafite amasengesho y'iminsi 7. Barabyinnye mbona birankurura nanjye. Noneho nakundaga ubuhanuzi kandi sinari nkijijwe. Noneho nkabona barimo barahanura, nkabona barabyina abantu bose bisanzuye, noneho mbona ni byiza. Noneho ikintu cyanshimishije cyane ni ukubonamo abasore n'abagabo bari kubyina, kuko njye nari nzi ko nta musore wakizwa. Noneho rero ubwo numva bavuze ngo bafite amasengesho y'iminsi 7, ndavuga nti reka nanjye niyandikishe nzaze gusenga, ariko mfite ubwoba ko ntazayashobora kubera ko iminsi yari myinshi. Ubwo rero nariyandikishije n'uwo musore, turangije turitahira. Naje kugaruka rero nje muri ayo masengesho, numva Imana iravuga ngo hano harimo abakobwa 2, Imana ngo baje gusenga, harimo Imana irinze urupfu rwa moto. Mpita nibuka ko ari njye waje kuri moto, ndavuga se ubu nanjye yambonye. Njye numvaga itanamvugisha, nkumva bitewe nuko nari nimirende umupagane, nkumva njyewe yavugisha sindimo. Ndavuga ndi byashoboka ko ari njye kuko twari twaje motora abashyitsi 2. Noneho ubwo ngubwo rero nyuma ku munsi wa mbere nibwo yabivuze, undi munsi iravuga ngo nabazanyemo hano kugira ngo ndebe ko muri abo kubenguka bashyire muri groupe. Navuga suye groupe nayibamo mbahehe kubera ko naho nabaga byari hatari, ubuzima nyene bwari hatari. Noneho ndavuga ati reka niyandikishe, uravuga wowe uravuga ese waretse tukakwandika muri groupe. Ndavuga ni nta kibazo, ndiyandikisha ariko nayo mfunze umwuka kubera ko nta hantu ho kuba nari mfite. Ndavuga ati reka niyandikishe. Noneho nariyandikishije nkajya nza gusenga. Noneho nza kugira uwo muhungu tuza gutandukana, umva niba mbereye ikiraro cyo kuza muri groupe abacuzi. Noneho nza gukundana n'undi muhungu wahanikaramo nawe witwa Kazungu. We rero nawe yari umurokore aririmba muri rarada hari ikaramo. We rero urukundo yankundaga nawe yashakaga ko twishyingira. Tukishyingira, aririmba muri korali, ntanjye mba muri groupe. Turanabipanga neza n'imyenda turayipanga n'amasakoshi nzagura, turabivuga byose. Nkajya nza gusenga mu bacuzi, mfite gahunda yo kwishyingira. Nahagera nkumva Imana iravuze ngo hano harimo umukobwa ngo ushaka kwishyingura. Harimo umuhanuzi witwaga Faranswa, niwe yakundaga kubivuga. Nkajya mvuga ati ntago ndi bwihana kuko n'undi ningenda simbireka, nkabyihorera. Ikabivuga n'igihe batindaga gusenga kubera icyo kintu, ariko nkanga kubivuga kuko nabaga nzi ko n'undi ndagenda mbikomeze. Rero uwo muhungu nawe ukuntu twaje gutandukana ni nk'Imana nabwo yabikoze, kuko naje kujya mu rugo telefone ye ihita ivaho, tuba turatandukanye nawe. Noneho rero ikintu cyankomeje mu gakiza, navuga cyankomeje groupe abacuzi n'umuyobozi wayo, kuko kubera naburaga ahantu ho kuba kugira ngo mbone uko nyibamo, arambwiye se waje tukabana. Turabana rero, icyo cyankomeje agakiza na n'isaha nkaba nyikarimo, kuko iyo bitaza kuba nari gusubira inyuma, ko ntago wajya kubana n'umuhanuzi ngo usubire muri za ngeso. Rero urumva nanjye nagiye niyunguraho agakiza, ariko n'Imana ibimfashamo genda nakira agakiza. Ubu ngubu ndakomeje. Vuga ngo Imana impa umugisha jyewe Karose.
Imana iguhe umugisha. Imana ishimwe rero bakunzi ba Karosi TV. Turabashimiye no kuri Clemence. Ubu ngubu ikintu ushima Imana ni igiki? Nshima Imana ni byinshi, ariko icy'ingenzi nshima Imana yankuye muri ibyo byose, ndetse nshima n'Imana yampaye agakiza, kuko ngo nitware ubwoko ahubwo ntiyaduhaye indi ubwoko, ngo ndetse nitware abo kugirirwa neza nayo bitewe n'ibyo twakoraga. Ariko nshimiye Imana pe, itaritaye kuri karande ndetse n'akavukire, itaritaye kuri ibyo byose twakoze, yarangiza ikavuga rya jambo ngo nimubeho. Nshima Imana ko turi ku mugambi wayo. Muri ibyo byose twari gupfa, muri ibyo byose twari gucika amaguru, muri ibyo byose twari gucika amaboko, ndetse kuko njye n'ikimenyetso nari nyifite, nari nacitse n'umunwa. Ubwo ngubwo rero nshimiye Imana pe, ko nyifite umubiri muzima, ko nyifite amaboko mazima, kuko njye no mu bintu nkunda kubyinira Imana. Njya mvugana Imana warakoze, iyanciye umunwa ari kunca n'ukuguru, iyo ari kunca ukuguru ari kunca n'ukuboko, ahubwo nyishimiye ko yanzanye nyifite ingingo nzima, nubwo umunwa uriho inkovu, ariko nshimiye Imana. Umunwa waragarutse ahubwo uze kwireba. Imana ishimwe pe. Ikindi nshimira Imana ni uko nyimara gukizwa nanyuze mu bundi buzima ntari menyereye, ariko nshimiye Imana yankomeje. Byari ngombwa hari abamunyuramo byagera hagati bagacogora bagasubirayo, ariko njye nari mfite intego yo gukomeza imbere. Nkumva njyewe n'ubundi muri 16 mama gipfa, njye natangiye gutunga umuryango wo mu rugo njyenyine. Noneho nari mfite karumuna kanjye gato yakiga, nkakora nkarihira ishuri, nkagaburira abandi 5 bo mu rugo, ndetse na papa wanjye arimo, kandi nibimbuze gukubitwa. Nkakubitwa nise ku cy'amafaranga utayazane, kandi ndaragiye gucuruza nta n'umwe umpaye igishoro. Ariko nshimiye Imana pe, nk'ubwo buzima bwose ko yankomeje, ndetse ku buryo najyaga kwiga nakaka papa 3,000 ntangiye kwiga ibintu by'imishinga, akambwira ngo mbona utari umukobwa mubi ku buryo wabura uwo murara nijoro rimwe akayaguha. Ndetse navuga nise papa ko nakijwe ko ntamubona, twari dutuye ahantu kunze, akatabwira akahamagara umuntu, ni ngwino nkubwire, ni umukobwa ufite angahe ngo yame ngo umurarane. Mbwira ni ntago niyandareka, yareke. Akaba arambwiye ngo ntubintu utekereza, ntugatekereze ko mara ujya umbara nk'udahari. Kandi ubwo kuva icyo gihe rero ntangira kumubara nk'udahari. Mw'ubwo buzima ntangira kwiyakira, murumuna wanjye akiga nkariha, basaza banjye nkabagaburira, papa nkabambika, yewe ngera aho ngaho ndaguka nkajya njya gucuruza mu kwa Mutangana, nkishyura iseta n'imisoro byose birimo n'ibyo mu rugo bigakubitaho. Navaga mu rugo saa 8:30 nkataha saa 3 za nijoro, nahanye ibyo guteka kandi nibi. Muhoza komeza. Yego, ubwo nyine yambwiraga gutyo, naragomeje nyine akimara kumbwira ngo mufate nk'udahari, koko byarakomeje aba nk'udahari, kuko sinamwakaga umwenda ngawume, sinigeraga mu mwaka amavuta ngayame, ahubwo muri uko gukora bitewe n'uburyo njye numvaga nkunze umuryango wanjye, nkumva ndawukunze pe. N'amafaranga yo kugura amavuta numvaga abavandimwe banjye batishimye ntacyo byaba bimariye, ahubwo njye niyo najyaga mu kazi kubera ko nta mavuta nabaga mfite, nafataga indimu nkayisuka ku ntoki, nkayisiga ku maguru ndetse no ku maboko. Namara kwisiga no ku maboko nkasiga no mu maso, twarangiza nkagenda nyine mu rugo tukajya mu kazi, nkajya mu kazi bisanzwe. Noneho wa mwera winuze w'indimu wamara kunshiraho, nkafata urunyanya mu isoko, akaba ari rwo ntobora, narutobora nkarwisiga, nkumva nyine umuryango wanjye wishimye, naho njyewe ntacyo naba mfite gikomeye, ariko umuryango wanjye wishimye nkumva nibyo byiza. Ubwo buzima burakomeza, nkajya njya gukora, nkabyuka saa 7:30 cyangwa saa 8:30 bitewe n'igihe imari hagerera, nkataha saa 3 za nijoro, nkajya mu buzima busanzwe, kuko Imana yaramfashije. Navuga ko ari nk'umutima yampaye koko kundinda gusubira inyuma. Ibintu byose byabaga n'ibibazo byangeragaho nahitaga mbyakira vuba, nkumva bigomba kubaho, nkumva n'impamvu bibaye, nkumva n'umugambi wayo, kuko nakundaga kujya gusenga
bakatwigisha ngo ubundi ngo ibigeragezo ngo iyo bije ngo nicyo kikwereka ko uri umukristo, ndetse ngo ibigeragezo iyo bije ngo nibyo bidusubinikira ku Mana. Nkumva rero ubwo mfite ibigeragezo byinshi nkumva ndi kumwe n'Imana, bigatuma nkomera rero nkasa nk'ubyirengagiza. Yego ko kubitekereza ni kabura, ariko Imana yamaga umutima nkabasha kwakira ubwo buzima bwose. Ntabwo byoroshye, yari inzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba rwose nibyo pe, kubera ko ari umuririmbyi aririmbye ngo umusaraba niwo bendera ngo ryacu twabakijijwe, ngo tumaze gukizwa ngo twemera n'isoni zawo, kubera ko umusaraba ariwo nyine twebwe abizera, ari nawe utuneshereza, nyine twemera isoni zawo. Niyo mpamvu twambaye ubusa. Nkiri mu isi ntabwo nigeze nambara ubusa, wenda nubwo nambaraga mini nkambara ibyo byose, ariko ntabwo nigeze mbura icyo kwambara nyishaka. Ahubwo nyine kwemera izo soni z'umusaraba, twambara ubusa tukihangana, tugasonza tukihangana, kubera yuko narahahaga bakanambwira ngo uyu munsi ntago urya kandi nahashye, bakanamara guteka bakambwira ni ngwino hano nkaza, bagafata isahani ya plastique bakayigera ku muceri bakambwira ngo nidusanga havuyeho na gato uratubona, kandi koko sindye kandi nahashye, ariko nkanabyakira njye wabihashye. Gusa nyine naragendaga mu cyumba nkarira kubera ko mama ajya gupfa yarambwiye ngo mwana ngo mbona mu bana bambabaza uzabamo. Nkabanze se kubera iki? Ngo uzihangane gusa, kubera ko nyine nagize amahirwe yo kuba ndi kumwe nawe mbere yuko apfa, kubera ko ari njye wamurwazaga, kambwira amagambo menshi, nyine ukumva ni ibintu nzanyuramo, nyine kwa kundi Imana yazaga ikamubwira, wenda harabibikaga kuko ntaho yari guhera bimbwira, noneho akabimbwira nyine ari mu nzira zo kugenda, akaba ari bwo abimbwira, nkavuga ni nuko nyine wenda afite impamvu ari kubimbwira, nkabyakira. Wabwira iki abantu wasize hariya? Kuko urumva ko twagiye tubona benshi mubabaro, babyariye imyaka 14. Mbega ikintu wabwira nk'umuntu wasigaye inyuma ni igiki? Ikintu namubwira cya mbere ni ukwizera Imana, ndetse akagira n'umwete muri we, kubera ko natagira umwete ndetse n'ishyaka ntago azabivamo. Ikintu nababwira ko nta cyiza kibayo, nta cyiza kibayo pe, ntacyo, kubera yuko uri mu byaha nta mahoro ugira yuzuye, ndetse uba wumva n'ubuzima ubwo ari ugucupira uri umwana, ari ugusaza ugifite imyaka y'ubwana, kubera iki bya bindi byose. Ikintu nababwira ni ukubivamo. Yego hari n'ababikoreshwa n'ubuzima bitewe n'ubuzima, kubera ko njyewe hari igihe cyageze bakajya bambwira ntubundi ubona wowe urusha icy'abandi, kubera ko ntari maze kurenza imyaka yo muri karitsiye, ngeze muri 18 bakajya bambwira ngo ariko wowe watanze iki, uko tubona utabyara nk'abandi. Nkababwira ni nyamara ngiwe namenye ntanyemerera gukora ibyo byose mumbwira, noneho bakajya bandaza hanze bitewe nuko nanze kujya muri ibyo byose. Iyo Imana itaza kunkomeza nanjye nari kujya kubikoreshwa n'iki n'ubuzima. Hari ababikoreshwa n'ubuzima, ariko nabahumuriza nkababwira ngo nibakomere, iyantabaye nayo yabatabara. Bagize umwete nk'uwo nagize bakajya bareka rimwe, nimba wangaga 2 bakanywa rimwe, nimba wangaga 3 bakagabanya, ndetse bakajya baniyima babibona. Icyo gihe Imana nayo yabashyigikira, kubera ko hari ijambo rivuga ngo ufite ikimereho. Ese ufite umwete Imana ihereho? Ikintu nababwira ni icyo ngicyo, bagira umwete ndetse banahumure, ntibacogozwe n'ubuzima ngo batume biyandarika, n'ababirimo nibave bahumure, Imana irabatabara, bizere Imana izabagirira neza. Clemence, urumva ko ni ikintu gikomeye muri ubu buzima urimo, bwaba ari ubuzima bumeze gute? Ko hari abantu bafite imitima yo gufasha no kuba uri imfubyi, nkeka uracyari imfubyi, noneho ushobora no kuba uri imfubyi noneho na papa wawe mutari kumwe. Uyu munsi usa n'umuntu uri mu buzima bwawe wenyine, nk'umuntu waba ufite umutima wo gufasha, wumva yagufasha iki? Ko nibyo mu buzima bibaho, igihe umuntu acogora agateshuka inshingano kandi ari wese ireba. Yego ubu ngubu ntago mbanura papa ari we nasigaranye, ubu wenyine arafunze,
navuga ko nawe bitewe n'umugambi w'Imana, kubera ko bamubwiraga gukizwa akanga, ukamubwira kenshi na kenshi. Perezi nawe warabimbwiye, urangije urambwira ngo ugende ubwire papa wawe ngo nadakizwa arajya muri gereza. Yewe urebye n'ibintu bamufungiye nta n'ibifatika, ariko nyine bitumya agumamo bitewe n'uko yarambwiye ni ntadafata umwanzuro ntago azavamo, ahubwo nafata umwanzuro nibwo azavamo. Bivuze ko nyine ari hari, nanjye ubu ngubu nasigaye mu rugo. Bantu rero mukurikiye iki kiganiro, ufite umutima nk'umwe, umutima wo gufasha nk'umwe wari uri muri Tabita, wabasha gufasha Muhoza kuko ni umukobwa kandi yarinze agakiza yahawe. Mwumvise byinshi mu kiganiro ndetse mu buhamya bukomeye bunababaje, ni inzira y'umusaraba ikomeye. Rero ufite icyo kumufasha araza gutanga nimero, ndetse Muhoza reka tuguhe utange nimero kuko ndabizi cyane ari abantu baba bafite ibyo gufasha abantu benshi. Muhoza, niba ari nta banga ryo kuba watanga nimero wazitanga, kuko Imana ifite inzira nyinshi igenda icishamo. Nimero ni 0788 73 52 628. Imana iguhe umugisha. Rachel, ni iki wabwira abantu bakunda akayoga nk'uko wagakundaga, ariko nubwo utagakundishwaga nuko ukunda inzoga, ahubwo wabikundishijwe n'ubuzima? Ni iki wabwira abantu bafite ba mukase bari mu buzima bugoye nk'ubwo wari urimo? Abantu bakiri mu buzima nk'ubwo nari ndimo bwo kunywa n'ibigare bitandukanye bibi, ikintu nababwira nuko nta cyiza kibirimo, kubera ko namaze kubona itandukaniro njyewe uko ndi ubu ngubu ntabwo ariko nari ndi icyo gihe. Ikintu nababwira nuko babivamo bagakurikira Imana, kuko Imana itanga umunezero, itanga ibyishimo. Kandi nk'uko icyo gihe nabonaga umwenda ari njye wawiguriye nakoze ibibi, bajya bavuga gukura ibyinyo, nanjye narabikoraga. Gukura ibyinyo ni imvugo y'abantu b'isi nyine babarara. Nk'umuhungu wenda ukamubwira uti nyohereza amafaranga, ukamwizeza ibitangaza bidahari yuko, cyangwa se ukamubeshya ko mukunda atari byo kugira ngo akwihera amafaranga. Urumva nambaraga biciye mu buryo bunyuranyije n'Imana. Ariko ubu ngubu ndambara kandi ndarya, kandi ibyo ngibyo ntabwo mbikora. Simbana n'ababyeyi bambyaye, ariko ubu ngubu bibaho, ndarya nkambara kandi ntabwo nambara nabi. Ikintu nababwira rero niba bivemo bakurikira Imana, ibyo bifuza byose Imana irabitanga. Kandi ikintu nabwira ababyeyi bakurikirana abana babo, kuko umwana kuba adafite ababyeyi bamurera biramubabaza kandi biramuvuna. Akenshi nibwo buzima bujyamo bitewe n'ababyeyi. Nibite ku bana babo, babegere, bababaze icyo bumva bashaka, barebe n'iterambere ryabo ahazaza, kuko ahanini igituma baba ibirara biterwa n'ababyeyi batabitaho. Icyo nabwira rero abantu badukurikiye, bahindura uburyo, bakurikira Imana, ababyeyi bakora inshingano zibareba ku bana babo. Ikindi rumwe mu bana bacu turera tubana, Rachel, aho ukirijwe nyuma yaho wumva usaba ikimana mu buryo bumwe? Nibanga, hari iby'ibanga, ariko hari n'icyo nyakuri wanasabira abantu mu bundi buryo bakijijwe cyangwa se n'abadakijijwe. Ikintu nsaba Imana ku buzima bwanjye niho mpera. Ubuzima bwanjye mu miryango nturukamo, kwa papa babyarira mu rugo, nicyo kintu mpazi. Babyarira mu rugo, nta bukwe bajya bakoresha, kandi atari uko ari abakene. Naho ko mama rero ho hari karande zindi zitandukanye zo gushaka nk'ingo zingaye bashaka baruvamo. Ikintu nsaba Imana rero, njye ntabwo nshaka kuzabyarira mu rugo, sibye kuba nabindinze kera yabimbwiye, mba narabyaye narandagaye. Kubyarira mu rugo
ntabwo mbishaka, Imana izabindinde. Ikindi kwishingira ntabwo mbikunda pe, ntabwo mbikunda. Ikintu nsaba Imana rero, ndayisaba imbere hanjye heza,